ubu wakora subscribe kuri channel ya HOZZY. Mbwira nk'ikintu wikundaho. Ikintu nikundaho? Wikunda wese. Oya, hari ikintu cyose kiri specific. Aka kantu iyo ngiye mu bantu mba ngomba kukamurika. Nanjye hari ukuntu njye mu bantu urumva nkimurika akantu kuntu aka kantu ndi kukamurika kabisa. Njye icyo nakubwira ko ntamurika ubwanwa buri. Umurika iki? Wirengagije intege nke zanjye, wibutse isezerano dufitanye, waranyishije sinzasubirayo, nzajya ngushima mwami w'abami. Yes, again, my people. I said welcome again and don't panic again. Ndababwiye ngo Don't panic again. Turi kumwe n'umuko ndaje gato. By the way, muhawe ikaze kuri HOZZY Hub. Turabakunda cyane man. You people urukundo mugumya kutwereka mureba our videos, muze sharinga, mukora likes, subscribing. Ni ibintu by'agaciro, it means a lot to us cyane kabisa. So gira icyo babwira. Yakoga babaye babiri nyiberwa uri kubwira. Asiyo mico sanzwe uziko nigira. Ndabasuje rero ndetse ngo ramuzinga basuhuze nsigaye mbora nyine nkabura ntera nawe ndeka. Ndabasuje mbahaye ikaze murakaze neza kuri HOZZY Hub nanone. Yeah. Tubabarire cyane ko gucuranga ibintu byabyo byose mwakoze. Tubahaye ikaze kuri HOZZY Hub nanone. Imana ikomeze kuba umugisha, ibarinde mu byo muri gucamo. Niba bikomeye senga cyane, Imana izabikurenza uko byagenda kose. Imana ntago yakumvira ubusa. Nta muntu ufite wo gusuhuza se uyu munsi none hora. Muta gusuhuza. Ndasuhuza barumuna ba IFEZA. Ndasuhuza IFEZA. Ndasuhuza barumuna ba IFEZA ajya ngo ni Doriane na Dorine. Afite barumuna be b'imanga b'inyamibwa. Ibintu nk'ibyo ndabasuhuje. Uyu munsi nabo ngabo ubonye umunsi nasuhuza abantu babiri. Nasuhuje IFEZA. Sorry. Ngereka mbabwiriza ukuri hari igihe nzafata icyemezo tugira umukobwa tsongera guhostinga. Aho se ku buryo wakumva bibaho ko umuntu yakwiharira umuntu umwera. Iyo twahostinze umukobwa utumutwe ugahinduka. Nje se ko ndamutse nshaka undi mukobwa. Reka babwire muzacunge iyo RAMZI twahostinze umukobwa nyine mure nk'ukuntu aba yambaye, ukuntu abavuga mu bigereranye niyo twahostinze cyangwa se twenyine da. Murema zundi muzambwira. None se wifuza ko najya imbere y'abashyitsi nsa nabi? Oya nanone. Wifuza ko najya imbere y'abashyitsi se nkajagara nkavuga ibyo. Hano munsi hazaza umuhungu sha nkambara nk'akamini kageza. Je nta biragoye kuzambana muri video iri mu muhungu narabibabwiye. Nta muhungu turahostinga. Waramuhostinze. Sadamu. Hanyirago wari muri video. Warorimo nyerago wari. Nagiyemo nyuma. Ako wari uhari. Ntabwo nkunda kujya muri video zirimo abahungu. Wowe wabikunda kujya muri video zirimo abandi bakobwa? Yesu no so umukobwa. Oya. Tuvuga ushaka nko guhostingwa igitaramo runaka. Wakishimira ko haza abakobwa benshi, wakishimira ko haza abahungu benshi ku giti cyawe. Abaza bose nta kibazo. Njyewe guhostinga haza abakobwa. Abahungu no. Mwana wa she arananiye. Oya, mwana wa she. Twe by the way twemera no gushaka umubare w'abagore runaka. None buri munsi winyutse iyo hari umukobwa. Na twaturi twenyine kangira ati jewe njya nzasha. Ife ndi muri ku buryo wanyanga se.
bibaye ngo kwemera ufite undi mugore ariko atamufite wamwemera twabyigaho ntabwo nanone navuga ngo nabyemera twabyigaho do agiye gushaka uburyo ki azanyihakana muzabone Ifeza na Ramzi hano noneho ari bonyine bagarukanye nabizi twaganargarukana ariko hari ibya danje se yevyo nabanza nkayireba mbere yuko ijya kuri YouTube twagarukana mugakora iki se kuri ko aragukanga se ari kugukanga nge ntago njya memukira inshuti ntese waba umuhemukiye baba bagwemukira nese tumusabye uburenganzira yabutanze nta kintu bimutwaye numva ko nta kibazo ari ikibazo ra ari ikibazo ra naribi aya sawa asundi fe fata kanya kawe ubwira abantu cyo nago ibyo bivuga nyine ngo tukuvugiye twe turavuga amazina ndavuga amazina yitwa Ifeza Aime Opulence ni nako yitwa kuri Instagram kuri Instagram nitwa Ifeza Kebdi nayabyibagiwe ngende mu Ifeza Kebdi bisana iki nta gisobanuro abbreviation se ya Kebdi nk'umuntu ushaka kubyandika Kebdi rero ukuntu ryagiyeho ni kwa kuntu uri kwandika keyboard ikishyiramo ibintu ishaka ugashiduka wabigumishije uko nanjye mbirekera uko nyine abbreviation ya Kebdi ariko YouTube channel yawe yitwa nayo kandi nyine wumvira ko byagiye para nako kuyiswana ni KE ba da ya abantu babyumva Instagram ya hanyuma kuri YouTube channel yawe yitwa Ifeza nyine uko gusa bagende barebe indirimbo afite indirimbo yitwa sometimes by the way ubwo katumukubite aka intro ka dance tumuhe welcome ya dance wewe welcome ahita yivuga gihanze exclusive yeah my people uyu munsi turi kumwe with a beautiful ladies ariko exclusively hari Ifeza umuhanzi nyarwanda umuki nyarwanda kazi se bibaho umuhanzi kazi wo mu Rwanda wahawe ikaze by the way tuba dufite amagambo menshi sibyo ariko hawe ikaze tugaye ikaze kugira ngo ubwire abakunzi ba HOZZY ibikorwa byawe tukumenye nyine twe ntago tujya duca ku ruhande ngo tujye kure dukunda kuganira kurusha uko twagenda tubazanya ibibazo ngo uruwahe biki we like to talk only uhawe ikaze rero murakoze kubatanzi bambonye bwa mbere amazina ni Ifeza nkuko twari twabivuze mbere nkaba ndi umuhanzikazi sibihagije se ubwo watangiye music ryari muri uno mwaka nibwo nasohoye indirimbo bwa mbere ariko suko nari nsanzwe nyikora muri uno mwaka nibwo wasohoye indirimbo bwa mbere nose wiyumvishemo ryari nyine yuko Ifeza nzaririmba izo nzozi zawe zabaye impamo muri 2024 ariko izo nzozi zabaye impamo muri 2024 waziyumvishemo ryari cyane kera pe ni kera nyiri muto nko muri 2009 na 10 gutyo cyumwana muto cyane umwana pe wumva ukajya wumva nyine ngenza umuhanzi niwe muntu wareba ukavuga ati zaririmba ko yenda kose sohera indirimbo shariro narebaga abahanzi benshi pe urumva nko mu rugo ari ukuntu nakundaga kuzana nka CD z'indirimbo nshyashya zose zasohotse nk'icyumweru cyarangiraga nk'izo ndirimbo zose nazifashe mu mutwe nkazamvuga ati nanjye ngomba kuba umuhanzi tu nyine ngenda nkurira no muri korali nyiri umwana bigenda bikura nyine uko nguko wakuriye uri umwana wo muri church wakuriye mu rusengero n'ubwo ukunda gusenga waje ngo ujye gusenga nuba ngo nago yigeze uva mu nzu y'Imana Imana ikomeze iguhe imigisha iguhe gusohora indirimbo nyinshi nziza umenyekane kurushaho
message nyine ushaka gutambutsa mu ndirimbo Imana igufashe igere ku bantu benshi. Ya Ife ubwa mbere ujya mu muziki usanzwe wo mwisi siko babyita no mwisi ari secular, yeah, secular music. ubwo hari izo bita indirimbo z'Imana zahimbiwe Imana hari indirimbo rusange z'abantu. Bwa mbere usohora indirimbo mu rugo babyakiriye gute? Babyakiriye neza ko si n'ibintu byabatunguye, ni ibintu bari bazi ko nkunda kandi no muri uko kuyisohora banabimfashijemo. Ibyo gusa nyine babyakiriye neza, barambwira courage. Barumuna bawe si barumuna banjye nabo babyakiriye neza. Ari ukuntu umuntu asohora nk'ikintu urumva gutya ugasohora ikintu ukabona bari kugaya saho uzabishobora kuhinda na muhanuzi wawe nyine mu rugo agatangira kuvuga yagaka kumva nyine bapinze byigeze bikubaho? Wapi pe, ku bintu byo kuririmba nyine kuko bari babizi ko mbikunda nanabikora kenshi, bo barambwiraga courage. Niyo nababwiraga ngo wenda nagiye gukora iki ngiki biki, nyine baransapotingaga. Wenda ikindi bakoraga ni ukungira inama, bakambwira ati jya umenya uburyo ibintu byitwaramo kuko nta kintu kitagira ibyiza n'ibibi. Bo nyine icyo bakoraga ni ukungira inama, nanjye nyine nkabigenderaho, nkanibuka no gusenga. Uhuza gusenga n'umuziki usanzwe gute? Ndabihuza ko atabaye no kubera Imana n'iriya ndirimbo ntabwo mwakabaye kuba mwarayibonye. Actually ikintu nashaka nko kuvuga uzi ari ukuntu umuntu urumva abaririmba bisanzwe indirimbo zisanzwe, ariko noneho bite no kunakunda Imana akaba na oblige yuko yajya kuririmba mu kabari akambara imyambaro runaka. Ntago bikugonga at any time ku buryo byakuvanga mu kubihuza? Oya, nyine ubundi ibintu byose biterwa n'umuntu n'ukuntu warasetinze ibintu byawe. So rero nyine mbere yo gutangira uba ugomba kugira umurongo ngenderwaho, kandi nanone bigaterwa n'uko ubusanzwe uteye, imiterere yawe nyine uko umeze muri wowe. Rero nyine ngerageza kubihuza. Ikindi kandi nubwo natangiriye muri secular nawe wamenya wabona n'indirimbo yakurikira ari gospel. Okay, no safe. Nubura cyari muri korali? Oya. Nanjye nayivuyeho mu gice cya mbere. Ntabwo niyirimo yo kwabona nayisubiyemo nawe wamenya. Nihe ndirimbo yo muri korali ukunda? Indirimbo ya muri korali waturirimbe akanya? Oya, indirimbo warimbaga kera muri korali y'abana, ngiye kwimbuka kera wibujyo yuko mu mutwe agati muri korali kare turimo. Even a favorite song nyine kunyura to y'Imana. Y'Imana. Ni indirimbo yitwa Waranyijije. Waranyijije? Squad. Iyo ndirimbo urayizi? Nayigerageze twumve natuyizi. Nagerageze wasangagize. Hari ishimwe rikomeye wandemeye mukiza, hari indirimbo zidakama wanyujuje mu mutima, wirengagije intege nke zanjye, wibutse isezerano dufitanye, waranyishije sinzasubirayo, nzajya ngushima mwami w'abami, ubuntu n'imbabazi byankuyeho rwa rubanza, mana yanjye nuhinduka. Amazing, man, I was touched. Hano sinanavuga ko ngiye ntabwo irira jwi waryumvishe.
Mariya ari umusazi. yakomeye Man, ariko you have a ntakomeye. wonderful voice kabisa. Man Lorenz Ifeza ariko azi no gukina filime by the way Hey, n'umukinnyi wa abantu muri filime. kariyeri ya filime. Since when? Since when uko twahuye ngeze nzigiye tubwire bane Harya cyaje twahuye byari mu kwa kangahe? Muri uyu mwaka. Ni muri uyu mwaka. Ni muri uno mwaka. Si nko mu kwa karindwi cyangwa mu kwa gatandatu. Shaka nko kuba narabitangiye nko mu kwa kane uko ariko kose. Uyu mwaka? Uyu mwaka ariko n'uwawe? Mu kwa kane cyangwa mu kwa gatanu. Uyu mwaka n'uwawe? Ntawamenya. Uyu mwaka no actually. Ese Ife, okay, tukiri ku by'umwaka n'ibiki, uyu mwaka uvuze iki ku buzima bwawe? Uyu mwaka turimo 2024. Ndi no kugana mu musozo by the way. Uno ni umwaka nyine nasoreyemo indirimbo yanjye ya mbere nk'uko byahoze ari inzozi zanjye kuva na kera. Ikindi kandi ni n'umwaka nyine nabaye connecte n'Imana cyane kuruta indi myaka. Rero nyine ndumva navuga nk'ibyo bibiri, n'ibyo bibiri ishingiyeho. Kuba narabonyemo ikintu nahoze kera nifuza no kuba naragize connection n'Imana yanjye kuruta ibindi bihe. Ese kwisanga muri kariyeri ya filime cyangwa se uri muri sinema byaje gute byo? Byo byaje ryari wiyumvishemo ko ibyo bintu ushobora kubikora? Najyaga mbyiyumvamo ariko si cyane, ntago nabihaga umwanya ngo wenda numve ko ari ibintu nzakora nyuma yaho. Ariko nyine ari umuntu twavuganye arambwira ati bigerageze urebe ko wabikora. Ubwo rero nanjye ndavuga ati kweki se nabigerageza, ibintu byose ni ukubigerageza. Uno munsi ntago umenya ejo ikihabitse, ntago wamenya ngo ejo hari iki, ejo ni igiki kizamfasha, ni igiki ari n'igihe ari byo byagira umumaro wenda kurenza byende wakundaga, ntago umuntu amenya aho bucya ageze. So rero ndavuga ati kambiha amahirwe nabyo mbigerageze ndebe uko bimera. Nuko nyine nabikoze. Nese aho bigeze ubu ubona nyine abantu bakubwira ati ni sawa ubikora neza? Sha barabimbwira pe. Ko nko kuririmba byo uririmba neza, abantu bose bakumvisha urimba babikubwira. No gukina nabwo bakati ewana. Barabimbwira kandi nyine nanjye niyo ndeba bitewe n'urwego natangiyeho naho maze kugera ubu, ubona ko nyine hari improvement ziba zigenda zizamo ukuntu. Bizaza ntari. Nihe challenge uhura, nizihe challenge uhura nazo muri kariyeri ya music? Ni nyinshi. Hari nko kuba wenda disappointment y'abantu, wenda ukaba wapanze n'umuntu mu projet ibintu muzakora nyuma yakakudisappointinga, cyangwa se nka biriya abenshi bakunda kuvuga nk'amaruswa ibiki, umuntu akakubwira ko wenda kugira ngo agufashe nawe ari icyo usabwa kuba wamuha, like n'izo ruswa nyine zo z'igitsina. Even byakubayeho? Byambayeho ariko nyine nabashe kubinyuramo neza. Muri filime se bwo hari challenges zo wahuye nazo zijya kumera nk'izo? Caho ntago ndahura nazo. Abantu bafite amafilime yabo rero muriye umukobwa mwiza dore nguyu hano aho yicaye, ahantu mukastinge neza ndabarabuye. Muzavuge ngo hari icyo HOZZY ngatabazaniye, ngo hari abantu beza ngatabazaniye. Ngiye buri munsi ntago mbabihereza abantu beza hano mu mujye mwihitiramo umuntu muzakunda hano, muzamaze ati ashoboye iki, ariko icyo ashoboye yakibabwiye. Kuririmba mwabyumvise, azi gukina ngenda bizi nuko nabimubazaga mbariza n'abandi. Ariko Ifeza azi gukina, ngiye twahuriye nyine kuri set, duhura twahuye kuri set, umuntu nakana kitonda katavanse ibintu wahe. Ni gutya bameze ubu nyine, ahubwo yavuze byaciye. Uraze ko yitonze nanjye ubu nitonze. Imva twese nabuza bamera nsara. Reka mwibarize Ife, muri music ziri mu Rwanda
ni uwuhe muziki ubona nyine wakwanteresa kurusha iyindi cyangwa melody nyine wumva ukavuga ati melody y'uyu muntu irankurura? nyine okay, njye nyine ubundi nkunda ku experiencinga ibintu bigiye bitandukanye. Hari nk'ubwo nk'ubu ngubu ushaka kuvuga ngo ndi buririmbe n'ino njyana, nkavuga ati n'ejo kangerageza iyi ngiyi, kangerageza nyine nkunda guhora ngerageza ibintu byinshi kugira ngo nyine ngire ubumenyi ngenda nungukaho. Which is good. Ni uwuhe mu Rwanda, ni uwuhe muhanzi mu Rwanda ukunda? Abahanzi ntabwo navuga ngo mfite umwe nkunda pe. Nk'uko nayo nkubwiye nkunda kugerageza ibintu byinshi, n'abahanzi buri muhanzi wese aba afite umwihariko we kandi afite n'ikintu ushobora kuba wamureberaho kavuga ati nkuriya rwose kino kintu ngomba kukimwigiraho. Nanjye yo nuko biba bimeze, ntabwo mvuga ngo mfite umwe mfatiyeho njye mureberaho ibintu byose, wapi. Ariko uko biri kose Ife, nk'abahanzi b'igitsina gore ntabwo ari benshi cyane nk'ab'igitsina gabo. Nta muhanzi w'igitsina gore uvuga tukavuga ati uyu nguyu ni nawe najyaga nyine numva indirimbo ze nkavuga ati uyu nguyu ewana nanjye byibuze ndashaka kamwumva nyine ukavuga aririmba neza, yitwara neza, afite imico myiza, ibintu nk'ibyo ngibyo nyine ukamwireferaho. Uko biri kose hari umuntu aba yireferaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Shabuse ntabwo navuga ngo mfite uwo ngenderaho pe, kuko nyine mba mfite we. Nimba nkubona tuvuge ngo nkawe, tuvuge ngo muri filime wenda hari ikintu uko ariko kose hari karite nziza ufite, hari n'abandi bakina bagiye bafite izindi karite nziza, ahubwo ngendera cya kindi cyiza akaba ari cyo nkwigiraho aho kugira ngo ndebere ku muntu. Gusa wenda icyo navuga umuhanzi wenda nakuze nkunda kureba cyane ni Miss Jojo na Butera Knowless. Butera Knowless ni iki kintu nyine Butera Knowless umukundira cyangwa se wavuga ati wamwigiyeho ukajya uvuga ati nanjye Imana nshaka kuba nka Knowless? Ibiki ni ukuririmba, ni imico, ni hari ibintu byinshi. Amaze imyaka myinshi akina umwana w'umukobwa w'umuhanzi akaba yamwigiraho uwo ari we wese. Ariyubaha ariyubaha pe, which is even good. Kwiyubaha buriya nicyo kintu cyangombwa. Nicyo wigira kuri Bwiza. Kuri Bwiza ni umukozi, arakora cyane. Bwiza arakora cyane. Njye nkunda energies stage. Nyine ni muto n'imyaka ye birajyanye n'ukuntu performinga ngiye birankorera pe. Kukubaza kuva ubundi kuva nakubona nandi kubyibaza, ndi kwibaza ni daily life yawe ibimeze ite n'ukuntu ubutuje? Simple. Wenda umbwira ati icyumweru cyanjye kiba kimeze gutya. Since mobile data is turned off, you'll have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. Nta kibazo. Wenda subu ndabyuka nkagira imirimo nkora mu rugo, nkajya kwiga. Ubwo nyine iyo nagiye kwiga njya muri ibyo byo gukina filime cyangwa nkaba nafata umwanya nkajya muri studio, nkajya no gusenga. Twe iminsi yacu imeze nk'iy'abasazi. Ndambwira nk'umunsi wawe wanjye utangirira hano Golden garuka harangirira nkataje nkongera nkagaruka nk'icyumweru cyose, nkajya muri shuti yeyo kwa Kiramani, nkongera nkajya he, nkongera nkagaruka nkikoza hirya nkikoza hino, mba meze nk'umusazi. Hari n'igihe nibagirwa no kurya. Twe ibyumweru byacu bitangaje. Umbaje ngo umunsi wawe ntago n'ubundi minsi wari isa nanjye ari ibihindukamo bitewe na gahunda nafashe uyu munsi. Ariko umunsi ako nyine ahanini ni ibyo ngibyo nkora. Umunsi uba usa nk'utuje cyane. Ese Ife, niki kintu cyagushimishije mu buzima? Imyaka umaze niki kintu cyagushimishije mu buzima? Tuko ari byinshi koko. Umuntu aba ufite ubundi akantu gatoya nyine. Ikintu cyawe ukavuga ati yo mva hano no munsi narishimye hari habaye iki? Kanove hari ukuntu nyine
hari iminsi nari maze numva ngira mudu nazi zari zo nyine zihindagurika, ariko nyine umunsi umwe njya mu rusengero nyine bya bintu numva bimeze nk'ibinshizemo, nyine numva ntacyo mfite umunezero mwinshi nigeze ngira. Icyo gihe umunsi wagiye mu rusengero nyine niwo munsi wumvishe ufite umunezero uturuka ku Mana cyane. Mana itanga uzumva iyo umaze nk'iminsi hari ukuntu umuntu yihugiraho ntasenge akirwanirira ibintu byose noneho bikanga, uzarebe bisubiye ku Mana cyane pe. nyine imiryango ifunguka uri kuyibona, inzira wiciriye zikifunga uzireba, none Imana ikagufungurira izayo ishaka ku buzima bwawe. Njyewe bijya bimbaho cyane, nkicira inzira zisekeje abantu bakandeba bakanseka, Imana ikagira gutya ikambwira ati nkaho buri mu biki wakicaye hamwe k'ibintu byoroshye ko ndi kumwe nawe. Imana itanga umunezero. twigire ku ndirimbo. Ndumva mfite amatsiko yo kumva akapela. Yego indirimbo nyine kundi akapela. Awumvishe ukuntu byonyine iriya ndirimbo y'Imana itari gospel. Ngo indirimbo yandikiwe Imana, soundinga yahimbiwe cyangwa se dushaka utimbe ku indirimbo yawe. bayita sometimes. Niyo ndirimbo yonyine ufite kuri channel? Ako buri ufite nk'izindi nka sa. Abahanzi muri studio bafite nk'indirimbo nka sa kabisa. Ubu ricara ukandika. Nandikira muri studio ahanini. Mari igihe kingana iki muri studio so? Shanjye rero iyo ndi codinze wenda nk'indirimbo kugira ngo nyirangize bimaze igihe kinini nk'iminsi 2. Ako ari n'igihe mu munsi umwe nyisoza. Ako ari nk'ukuntu nayikora kagenda wumva ari ibintu ushaka kuzakosoramo wenda ukazasubira ugakosora. Nk'iyo ugize igitekerezo uryamye ugenza ute? Fata voice note urandika ubigenza ute? Urarecording ukakabika ahantu. Kandi ibyo bikwaho ukabyuka uryamye umasangaye ntabwo byabura, ukabyuka mu gitotsi kimeze nabo ugafata phone. uzi uburyo si ibintu nka biri bihita ubyibagirwa utabifatiranye nyine ni wanamenya aho byanyuze. Hello. Ese uzahinduka mbaye ntahari, ningufungurira umutima ntuzarebe inyuma. Can you promise me that would you come baby forever? Ningufungurira umutima ntuzarebe inyuma. Ariko wakize kuririmba. Ko mbona ngiye kukujabuka. Zagenda. Ko mbona nkujabutse. Amagara bajya sokosha. Kibazo ushobora gusanga ubifeza zikuririmba. Kea wapi? Ibintu by'iseseme ntabwo cyakira. Ifeza kumureba. Uko mubana nuko ahora. Iyi mood iri kubara ni ahora amahora atuje. Yicecekeye. Nta wahinze n'ikintu cyaba kiri kwihuta gute. Ifeza ngiye mbona ameze gutya tu. Ife turi gusoza. Ngira nk'ikintu wikundaho. Ikintu nikundaho? Wikunda wese. Oya hari ikintu cyose kiri specific. Aka kantu iyo ngiye mu bantu mba ngomba kukamurika. Nanjye hari ukuntu njye mu bantu urumva nkimurika akantu kuntu aka kantu ndi kukamurika kabisa. Njye icyo nakubwira ko ntamurika ubwanwa buri. Umurika iki? Umurika iki? Murika ukuntu ngenda. Askia. Wonderful. Njye muri kuko ngenda wese muri. Franco we. Ari ukuntu buri mu bantu turumva. Ari ukuntu buri mu bantu ukumva confidence ufite sidahagije. Uva confidence rich. Oya ukumva izo ufite ahubwo wowe ku giti cyawe. Zidahagije nyamizina. Zidahagije. Ariko kavuga ati kuva umuntu ari kundeba. Reka basi nihangane mpindura ingendo. Njye hari ukuntu iyo ndi mu muhanda bira bisanzwe ndi njyenyine. Hari ukuntu mba ngenda. Noneho iyo ngiye kubona nk'umuntu nk'umukobwa mwiza ngiye gutambuka. Nawe ujye unyumva. I change the steps.
niba nagendaga hagiye uzi kuri kugenda neza uri kugenda nyine utari seriye tu ingendo uri kugenda nicyo navuga ari mbi kandi n'ubundi nawe tubwire niyo wagendaga nawe umutwe how you look mu maso ibintu byose biri ku mutwe ko ateye neza bro basi akantu nanze kumumurika kuko aritonda si ubu mumurike by the way ngiye kuguchallenginga ariko unyihanganire birashoboka ko umuntu yaguha small word yo kuririmba ukayigenderaho ngo nawe mubwire ijambo yaririmba nkayiririmba akanya yego ko aho nawe wabungoye kandi nanjye nshaka kukugora se waretse tugasoza tukazabikora ubutaha oya nyine ni challenge kandi dushaka kukugora natwe ni challenge ngo ijambo ugenderaho uririmbire numve ntabwo ngiye kuguha ijambo ariko niyo bitaba ari no guhimba nkaririmba n'indirimbo ndizimo oya baraguha ijambo ni nko hajya byita ni sorte ya capella ariko ugacreatinga amagambo barakugira ijambo umutaka gusa ngiye ntabwo ndi okay ndirimba ariko ukoreshemo HOZZY hub yego ukoreshe ko uvugamo HOZZY hub nkuko warimba umutaka cyangwa warimba umukobwa mwiza cyangwa warimba umusore mwiza none ukoreshemo HOZZY hub urashaka kuririmba amasegonda 30 it's okay katwumve chana yangesha ko ndirimba ibintu bitabaho kuko wamana hari reka nguhe idea oya rero yangiye kumuha idea sibyemewe HOZZY hub wazicyari cyarabisukari YouTube ushobora kuririmbamo HOZZY hub ariko byibura ukavuga wenda nk'ibintu biberamo wenyine ibyo ndabyumva cyangwa iki erega no gutekereza melody nacyo ni ikindi kibazo melody wari urimo nta kitwaye yes iyo waririmbiyemo mu kanya nta kitwaye nkabishyira muri sometimes pe ririmbira muri sometimes ririmbemo HOZZY hub cyangwa se ririmbemo HOZZY gusa nacyo nagenderemo twumve nushaka kurimbira muri sometimes kuko niyo iguhora mu mutwe kurusha ibindi bintu byose byose abeshya ndumva bitabibaho pe nari ibaze ko naririmbye indirimbo nanayirangije ariko se dushaka kuyumva wanyumvishije ko wabona yava n'ibitekerezo kirenze ijwi ryaramuza abantu bahita bani subscribe ntabwo ngiye kuririmba ngiye kuvuga sometimes mbona HOZZY hub ari channel nziza wareberaho amashusho y'abantu bakundana abablaga bahora basekeje baganira batagira umwaga stuff like that so ya boss ko yandirimbe tugende kuri ayo magambo yawe ubu wakora subscribe kuri channel ya HOZZY ubundi ukareba ibikino naho hamana thank you so much that's enough twashaka kumva ko by the way wakoze kuza wakoze kwitabira ubutumire bwacu it means a lot to us uri kwihuta ugiye gusenga ariko we wish next time ko yagaruka right tukisanzura tukaganira noneho bamunganye wahoze ngo ngari strong big energy dufite big energy yeah so guys thank you for today turabakunda keep subscribing sharing comments na like zanyu na crush wanje hi nago mba nakwibagiwe sibyo Since mobile data is turned off, you have to turn on Wi-Fi and connect to a network first. Gira bana hano turi
turi Feza bajya gusenga. Mwegere sira. Nyegera. Ife bajya gusenga. Ngiye gukora amagazi. Nyegera. Turi Golden Gala ku Muyange. Ya, dufite jardin nziza. Iyi jardin mfite cyo kuzayibereka. Turi Golden Gala ku Muyange, dufite jardin nziza y'ubukwe, sale, ufite party iyo ari yose waba ufite ushaka kuyikora, anniversary, inama, dufite jardin, dufite sale, icyo cyose wakenera muri ibyo twagufasha. Dufite sauna, tukagira massage, tukagira piscine y'abantu bakuru ndetse n'iy'abana, tukagira ibyicungo by'abana, ya, tukagira na parking nini ihagije, tukagira na bar restaurant. Uraza ukaniyakira n'abantu bawe, ahantu hanini hahagije ho kwakira abantu uko mwamungana kose. Hano dufite ubushobozi bwo kubakira. Ya, ibyishimo byanyu ni inshingano zacu, ikaze iwacu muri Golden Gala. Ikindi see the outfit. See umukobwa niba ushaka kwambara neza ukaberwa, pana bimwe byo kubeshya byo guca hirya no hino, jya kwa Obedi mu mujyi munsi ya Tedemir Nyarugenge mini market. Hari iduka ryiza yitwa kwa Obedi, wambare neza kandi uberwe. Nujya unyura n'ahantu bakoze ati bimeze gute, uvuga ati nambara kwa Obedi. Niba ushaka kwambara amapantaro meza nk'aya ngaya, twita udutoka, yego, amakanzu, amajipo, udusarubeti, buri mwenda wose ushaka niba uri umukobwa, kwa Obedi. N'imyenda y'abagabo turenda kuyizana, uzajya uzana na sheri wawe twambike outfit yose we na sheri wawe. Ni imyenda y'abagabo niza tuzababwira, ariko ubu turacyari kwambika abari n'abategarugori. Akoze cyane. Hanyuma see you, tuzagaruka vuba kuri HOZZY nawe ibyishimo byanyu n'inshingano zacu. Inshingano zanjye cyangwa se za RAMZI cyangwa se n'abandi bose baza hano ni ukunezeza abantu badukurikiye. Turabakunda cyane, mukomeze muze muri benshi, mujye mubwira inshuti zanyu zikande subscribe, ya, kubera yuko rwose turashaka kugira umuryango mugari kugira ngo nyine bijye bigenda neza. Niba dufite inama tuyiha abantu benshi, ngira bihindura, nimba ushaka gutanga ibyishimo hishima abantu benshi. Bye. Ubu wakora subscribe kuri channel ya HOZZY.